hano uvuze yuko urugamba aribwo rugeze mu mahina ntago waba ubeshye, dore yuko abavuga cyangwa se abemeza yuko umupira aribwo ugiye gukinwa bavuga yuko kuko amakipe yose bigaragara yuko ashobora kubona amahirwe ahangaha mu gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi, by'umwihariko ahangaha mu itsinda ririmo n'u Rwanda muri rusange, hakabamo ikipe ya Afurika y'Epfo, Nigeria, Benin ndetse na Lesotho na Zimbabwe, ariko ahangaha Lesotho na Zimbabwe bikaba byo abenshi bavuga yuko amahirwe yamaje kuyoyoka. Ahangaha rero ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo tubutse yuko yahoze iyoboye itsinda, ariko kuri ubu ngubu Benin ikaba ariyo yicaye ku mwanya wa mbere. Rero n'amahirwe abenshi bavuga yuko Amavubi nayo ashobora kuba hakiri icyizere, dore yuko Amavubi ubu afite amanota 11, aho bivugwa yuko aramutse abashije gutsinda imikino ibiri asigaranye, bityo bishoboka yuko Amavubi nayo yaba mu makipe ahabwa amahirwe yo kujya mu gikombe cy'isi. Rero nibyo ngibyo tugiye kuza tukubwiraho, dore yuko n'umukinnyi Manishimwe Emmanuel Mangwende umutoza yamaje kumuhamagara kugira ngo azamwifashishe, dore yuko yari amaze igihe kirekire mu mvune, ariko kuri ubu ngubu akaba ameze neza. Iyi ngiyi ni Tahatibu Ward, ni mu gace twise Tahatibu Update, aho tuba tukugezaho amakuru abagiye acicikana hirya no hino. Rero ikipe y'igihugu Amavubi muri rusange ngira ngo abenshi bamaze iminsi bakurikira uburyo ikina, ndetse abandi bakavuga bati ikipe y'igihugu Amavubi ugereranije n'uburyo yakinaga ku bwa Frank Spitler, bati ayo Mavubi atandukanye n'aya ngaya tubona. Bati umutoza Frank Spitler agihari, ati wasangaga ari Amavubi afite gahunda yo gutsinda apana kudefanda, ariko ubu ngubu Amavubi tubona ni Amavubi ashaka kudefanda kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Noneho ati byahumira kumira ugasanga kwa kundi wa defense iminota 70 kwa 71 baragutsinze. Ati rero aya Mavubi tubona atandukanye nayo twabonaga. Ngira ngo tubutse yuko ikipe y'igihugu Amavubi yigeze kuyobora itsinda, ndetse agashira igihe rwose Amavubi ayoboye itsinda ririmo Benin, Nigeria, Afurika y'Epfo ndetse na Lesotho na Zimbabwe, ariko ntago byaje gutinda cyangwa se ubwo umutoza yazaga guhinduka, ndetse Amavubi nayo yaje kwisanga atangiye gutsindwa umusubiri. Rero nibyo abantu benshi cyane bakomeje kugarukaho bavuga bati dukeneye intsinzi byibura ubwo Afurika y'Epfo yatakaje amanota 3, ariko hari icyizere cy'uko Amavubi ashobora gutsinda match zayo ebyiri, bityo ugasanga bigenze neza. Ariko nanone abandi bakavuga bati Afurika y'Epfo mwibuke yuko ifite Amavubi kandi bikaba bizakinira muri Afurika y'Epfo, ibyo ngibyo nta mahirwe abenshi bashobora kubiha. Ati dore yuko uwo mukino uzaba ari wo wanyuma mu itsinda, bityo Afurika y'Epfo izaba ishaka intsinzi. Ikindi abandi bahanga muri football baravuga bati Benin nayo nubwo bwose ije Kigali, ariko Benin ije ishaka intsinzi, kuko nayo nubwo iri ku mwanya wa mbere ariko ishaka kugira ngo yongere amahirwe yo gukomeza gutsinda, bityo ikomeze iyobore itsinda by'umwihariko, ndetse inashaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi. Rero muri iri tsinda abahanga bavuga yuko ari itsinda ry'imibare, ari itsinda rigomba gukoramo cyangwa se rigomba kugaragaramo umutoza uzi imibare myinshi, dore yuko ari Nigeria. Ngira ngo nk'uko abenshi babizi, Nigeria ishaka kujya mu gikombe cy'isi, Benin nuko, Afurika y'Epfo nuko, ndetse n'Amavubi yacu nuko. Abenshi bakavuga bati byanga bikunda Amavubi kugira ngo ajye mu gikombe cy'isi nta kabuza agomba kuba yabikoreye. Rero akaba ariho umuntu ahera avuga ngo byanga bikunda hano i Kigali byose birashoboka yuko Amavubi ashobora kuba yakwitwara neza, ndetse akabasha gutsinda ekipe ya Benin. Ibyo ngibyo bizaturuka ku buryo umutoza azapanga ekipe by'umwihariko akabasha kuba yakuramo cyangwa se yatsinda ekipe ya Benin. Ariko nanone abenshi bakavuga bati umutoza wacu atangira adefanda, ndetse kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma adefanda. Ati kandi ikipe ishaka gutsinda ntago itangira idefanda. Abandi nabo bati Manishimwe Emmanuel Mangwende ubwo yagarutse, ati Claude nawe agomba kurya agatebe. Ariko nanone ahangaha ushobora kwibaza uti se ahangaha niba Mangwende yagarutse, ese Claude ntago ashobora kurya agatebe? Ariko nanone hano umutoza ashobora kuba yabona wenda forme umukinnyi Claude ariho, ndetse na Manishimwe Emmanuel Mangwende, dore ko amaze iminsi avuye mu mvune, bityo bikaba byafasha umutoza kuba yaha umwanya ubishoboye. Ariko amanota 3 ahangaha arakenewe, ndetse umunyarwanda wese agomba kuba inyuma y'Amavubi, utavuze ngo
fana ekipe ya APR FC, undi ngo fana ekipe ya Rayon Sport. Ahangaha twese tuzaba turi nyuma y'Amavubi, dore yuko Amavubi aramutse akoze amateka akaba yatsinda iyi mikino ibiri, ahangaha birashoboka yuko South Africa yatakaza cyangwa se ikipe ya Nigeria yatakaza, byose birashoboka. Amavubi ashobora guhita yikarifiya ndetse akaba yajya mu gikombe cy'isi. Rero ni ukubihanga amaso ndetse ariko burya mu mupira twavuga ngo byose birashoboka. Iyi ngiyi ni Tahatibu Ward, ni mu gace twise Tahatibu Update, aho tuba tukugezaho amakuru abagiye acicikana. Ikindi byabibuka kugira ngo udufollowing ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zitwa Tahatibu TV, Instagram, TikTok, Facebook, zose zitwa Tahatibu TV. Jya uba uwa mbere kugira ngo udufollowing umenye cyangwa se ukurikira amakuru yacu akantu ku kandi. Ngewe nitwa N Yusufu, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Duhure muri comment, nakubwira ngo hasta la vista, hasta la manyaya. Ciao ciao, turabakunda, Imana ibarinde.